Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana n'amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro giheruka twatangiye kwiga ibyanditswe byo mu isezerano rishya ari byo Injili. Injili ni ijambo ry'icyarabu risobanura inkuru nziza. Dukuri rwose mu butumwa bwiza cyangwa Injili havugwamo inkuru nziza ku bayizera bose, kuko ivuga ukuntu Imana yohereje umukiza ukomeye mu isi nk'uko yabisezeranyije ikoresheje abahanuzi ba kera. Mbere yo gutangira isomo ry'ubutumwa bwiza, ni byiza ko twibuka impamvu Imana yagambiriye kohereza umukiza muri bene Adamu. Muri Tora tubona uko kutumvira kwa Adamu na Eva kwatumye abantu bose bava mu bwami bw'Imana bisanga bari mu bwami bwa Satani. Icyaha cya Adamu na Eva nicyo cyatumye buri wese muri twe avukana icyaha. Abanyabyaha babyara abanyabyaha. Ibyaha byacu biduciraho iteka, ariko dushimira Imana kuko ibyanditswe bitarangiriye ku nkuru yo gukiranirwa kwa Adamu gusa. Nk'uko twamaze kubibona, umunsi Adamu na Eva bacumuraga, Imana yahise itangira gutegura umugambi wayo mwiza wo kohereza umucunguzi mu isi wagombaga gukura bene Adamu mu butware bwa Satani n'ubw'icyaha. Kuri uwo munsi w'umwijima, igihe icyaha cyinjiraga mu isi, Imana yatangaje ko uwo mucunguzi wera yagombaga kuvuka ku mugore. Ibyo wabisoma mu Itangira ibice 3 ku murongo wa 15 no mu Bagalatiya ibice 4 ku murongo wa 4. Mesiya wagombaga kumena amaraso nk'igitambo gitunganye gitambiwe abanyabyaha ntiyagombaga kugira se w'umubiri, kuko icyo gihe yari kuvukana kamere y'icyaha. Ahubwo Mesiya yagombaga kuba utunganye kandi wera nk'uko Imana itunganye kandi ari iyera. Niyo mpamvu umuhanuzi Yesaya wabayeho mu myaka 700 mbere ya Mesiya yanditse ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu amwite izina Imanueli. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 7 umurongo wa 14 no muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 23. Reka rero dusubire ku gitabo cy'ubutumwa bwiza kugira ngo turebe uko Imana yasohoje ibyo yasezeranije byerekeye umucunguzi utunganye kandi wera wagombaga kuvukira ku mukobwa w'isugi utarabyawe ku mugabo n'umugore. Mu isomo ryacu riheruka twabonye uko marayika w'Imana Gaburiyeli yabonekeye umuyuda witwaga Zakariya. Gaburiyeli yabwiye Zakariya ko umugore we azabyara umwana w'umuhungu akamwita Yohana, kandi ko ari we wagombaga gutegura inzira y'umucunguzi. Reka rero dukomeze mu butumwa bwiza cyangwa Injili nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya mbere, maze turebe uko Imana yohereje marayika wayo ku mukobwa w'isugi witwaga Mariya. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere biravuga ngo mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamukanyo icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Reka tugarukire hano maze tuvuge gato ku byabaye igihe marayika w'Imana Gaburiyeli yabonekeraga Mariya. Mariya ari umukobwa muto wubahaga ijambo ry'Imana. Yari afite isezerano ryo kurongorwa n'umugabo witwaga Yosefu, ariko bari batari abana. Bombi Yosefu na Mariya bakomokaga ku mwami Dawidi. Uribuka ko abahanuzi b'Imana batahanuye gusa ko Mesiya azabyarwa n'isugi, ahubwo ko azaturuka mu muryango w'umwami Dawidi. Nuko rero ntihagire usigara mu rujijo.
Hari ikindi kintu nanone ukwiye kumenya ku byerekeye Mariya. Mariya yakomokaga kuri Adamu, kimwe nkatwe yavukanye kamere y'icyaha. Ni ngombwa ko tuvuga ibi kuko benshi bashyira Mariya mu mwanya umwe n'Imana, bakamuramya kandi bakamusenga. Gukora ibisa bityo ni ugusenga ibigirwamana. Ni ukuri ko Mariya akwiriye kubahwa kuko Imana yamutoranyije kugira ngo abyare Mesiya, ariko ubwo buntu Imana yamugiriye ntibumwemerera kuba umuntu wo gusengwa, kuko ibyanditswe bivuga ngo uramye Uwiteka Imana yawe, nk'uko tubisoma muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 10. Nuko rero mu mirongo twamaze gusoma tubona ko Gaburiyeli yasuye Mariya maze amubwira ko ariwe mukobwa w'isugi Imana yahisemo gukoresha kugira ngo abyare umukiza w'abanyabyaha. Gaburiyeli kandi yabwiye Mariya izina yagombaga kwita uwo mwana. Yaramubwiye ngo uzamwite Yesu. Izina Yesu risobanura ngo umwami arakiza. Ni ingenzi kuvuga ko muri Quran Yesu yitwa Isa. Isezerano rishya ryo mu Cyarabu rimwita Yasu, mu rwego rwo kurinda umwimerere w'iryo zina. Izina Yesu ni iry'Ikigiriki kuko mu Giheburayo ni Joshua, bisobanura ngo umwami arakiza. Nyamara hari irindi zina Gaburiyeli yise Mesiya. Mbese waryumvise? Yamwise umwana w'isumba byose. Wabyemera utabyemera, uko niko Gaburiyeli yavuze. Twamaze gusoma muri Zaburi ya Dawidi ko Imana yise Mesiya umwana wayo. Hano naho twumvise ko marayika w'Imana Gaburiyeli yise Mesiya umwana w'Imana. Turabizi ko benshi bumvira izina umwana w'Imana bakavuga ngo ibyo ntibishoboka, aho bavuga ngo astaghfirullah, ari iyo mvugo y'Abisilamu isobanura ngo Imana ikubabarire kubwo gutuka Imana. Ariko nk'uko umugani wa kera w'Abanyafurika uvuga, mbere yo gukubita umushumba ku munwa ugomba kubanza kumenya impamvu avugirije. Nuko rero na mbere yo guhakana izina umwana w'Imana ukwiye kubanza kumenya ubusobanuro bw'ijambo umwana w'Imana. Mu byanditswe byera Mesiya yitwa umwana w'Imana inshuro zirenga 120. Nuko rero twege twizera ibyanditswe n'abahanuzi, ntitwatinyuka guhakana ko Imana yita Mesiya umwana wayo. Icyo twifuza kumenya ni iki: kuki Imana yita Yesu umwana wayo? Ubwa mbere tugomba kumenya iki izina umwana w'Imana bidasobanura. Ntibisobanura ko Imana yashatse umugore bakabyarana umwana. Umuntu wese utekereza gutyo aba ari gutuka Imana. Imana isumba byose kandi ntibyara abana nk'uko umuntu ababyara. Ntibikabeho. Ibyo tugomba kubanza kubisobanukirwa. Uyu munsi nta mwanya uhagije dufite ku buryo twasobanura icyo umwana w'Imana bivuga, ariko icyo ukwiye kumenya ni uko iryo zina ridasobanura ko Imana yashatse umugore bakabyarana umwana. Ahubwo bitekereze muri ubu buryo: birasanzwe ko umuntu wabaye mu gihugu runaka igihe kirekire twamwita umwana w'icyo gihugu, nubwo mu by'ukuri icyo gihugu kitagira umugore ngo babyarane uwo mwana. Kwitwa umwana hari igihe biba bishaka kuvuga gusa inkomoko yawe. Uko niko bimeze no kuri Yesu, ari we Mesiya. Imana imwita umwana wayo kuko yavuye ku Mana. Mesiya yavuye mu ijuru. Mbere y'uko avuka yari kumwe n'Imana, yari mu Mana. Niwe Ruh Allah, bisobanura umwuka w'Imana. Ni ingenzi cyane kuvuga ko Ruh Allah ari ijambo ry'Icyarabu risobanura umwuka cyangwa roho y'Imana. Ni kimwe n'ijambo ry'Igiheburayo ryitwa Ruah. Iri ni izina ryo muri Quran rikunze guhabwa Yesu rivuga Mesiya uwo ari we, ko ari umwana ufite umwuka w'Imana uhoraho. Niwe mwuka wa kabiri mu bagize ubutatu bw'Imana. Mesiya yitwa kandi Kalimati, bisobanura jambo wahoranye n'Imana mbere na mbere. Kalimati Allah ni Icyarabu, bisobanura ijambo cyangwa se ijambo ry'Imana. Iryo zina ryahawe gusa Mesiya, haba muri Bibiliya no muri Quran. Uko niko ibyanditswe bivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 no ku murongo wa 14. Haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Jambo yabaye umuntu abana natwe. Nibyo Mesiya ni jambo w'Imana wavuye mu ijuru maze avuka nk'umuntu. Twese turabizi ko Mesiya atari afite se mu buryo bw'umubiri. None se niba atari afite se w'umubiri yakomotse he? Mbese uwo mwana ni uwande? Umva nanone uko Gaburiyeli yabwiye Mariya. Yaramubwiye ngo umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Aya magambo yanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Ahari wumvise bamwe bavuga ngo nibyo, turabizi ko Yesu atagize se mu buryo bw'umubiri, ariko kandi kuvuka kwa Yesu ku mukobwa w'isugi nabyo si ingenzi, kuko Imana yashakaga kwerekana ubushobozi bwayo.
Bati kandi Imana irema Adamu ntiyari afite se cyangwa nyina. Bakongera bati kandi yaremye Eva ku mugabo kuko yamuvanye mu rubavu rwa Adamu. Nuko rero kugira ngo yerekane imbaraga zayo, Imana yaremye umuntu ikoresheje umugore gusa. Nicyo cyatumye Yesu atagira se mu buryo bw'umubiri. Ni ukuri ko Imana ishobora byose kandi nta kiyinanira. Ariko ku bijyanye no kuvuka kwa Yesu ku mukobwa w'isugi, birenze cyane kwerekana imbaraga z'Imana. Kandi rwose ntimuyobe. Hari impamvu y'ingenzi cyane yatumye Yesu avuka ku mukobwa w'isugi nyuma y'imyaka myinshi cyane Imana iremye Adamu na Eva. Mbese uzi impamvu? Ibyanditswe byera bitubwira impamvu, aho bivuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu, ni ukuvuga Mesiya, yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Aya magambo yanditse muri Timoteyo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 15. Yesu yavukiye mu isi kugira ngo acungure abayobye, abari mu byaha, abanduye, bene Adamu baciriweho iteka, kugira ngo atavuka ku mugabo n'umugore akavukana kamere y'icyaha. Nkuko twamaze kubibona, tugendeye ku mugambi w'Imana, Mesiya yagombaga kumena amaraso ye nk'igitambo cy'ibyaha. Yagombaga kuba igitambo gitunganye, umucunguzi yagombaga kuba umuziranenge utari w'icyaha, akamera nk'intama ifite ubuzima bwiza, idafite inenge, yatambwaga buri mwaka ku munsi mukuru w'igitambo cyangwa Eid al-Adha. Bitekerezeho, mbese umuntu ufite umwenda munini yabasha kwishyura imyenda y'abandi? Oya, ntibyashoboka. Udafite umwenda niwe wenyine wabasha kwishyura imyenda y'abandi. Uko niko na Mesiya yabaye umuntu udafite umwenda w'ibyaha kugira ngo ashobore kwishyura umwenda w'ibyaha bya bene Adamu. Imana ishaka ko tumenya ko Mesiya atandukanye cyane na bene Adamu. Twebwe turi bene Adamu, ariko Yesu ni umwana w'Imana. Twebwe bene Adamu tumeze nk'umukungugu w'isi kubera ibyaha byacu. Yesu nawe ameze nk'imvura iva mu ijuru. Aratunganye, arera nk'uko Imana itunganye kandi yera. Nicyo gituma Imana itagira isoni zo kumwita umwana wayo. Inshuti yanjye, twizera rero ko uyu munsi dutandukanye. Umaze gusobanukirwa neza impamvu Yesu Mesiya yagombaga kuvuka ku mukobwa w'isugi, ndetse ko wamenye n'izina umwana w'Imana, ukamenya icyo bisobanura n'icyo bidasobanura. Dusoreje hano ikiganiro cy'uyu munsi dusoma amagambo yo mu butumwa bwiza bwa Matayo avuga ku kuvuka kwa Mesiya. Mariya amaze amezi make asamye inda y'umwuka w'Imana, Imana yohereje marayika wayo kuri Yosefu wari ugiye kuba umugabo wa Mariya. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 biravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanueli. Isobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Reka dusoreze hano uyu munsi. Imana nibishaka, ubutaha tuzakomeza kuganira ku butumwa bwiza dusoma inkuru itangaje yo kuvuka kwa Yesu Mesiya. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje kwibuka amagambo marayika yabwiye Yosefu arebana na Mesiya. Aya magambo tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere ku murongo wa 21. Haravuga ngo: uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0788 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0788 12 79 018.